turabasuhuje abakunzi radio Country FM kandi abakunzi b'ikiganiro gifite umutwe ugira uti ijuru n'ubuntu ntabwo rikorerwa. Imana yaritangiye ubuntu muri Kristo Yesu. Tubahaye ikaze rero muri aya masaha kandi isaha nziza mukunda muri benshi, ariko kandi natwe turabakunda cyane. Turabakunda, dukunda kubagezaho iyi nkuru nziza y'umukiro ibabwira ko mu by'ukuri mukwiriye kuruhuka, mukaba amahoro, imitima yanyu ikagubwa neza, kubera ko ikibazo cyari gihari Kristo Yesu yagikemuye, agata akazira ibyaha byanyu, akabicumitirwa, akabishenjaguririrwa, agahanwa igihano mwari mukwiriye, kugira ngo nimwizere ibyo bintu mube mwiboneye ubugingo buhoraho, mube mwiboneye umugabane w'ijuru. Imana ihimbazwe. Ni ikiganiro rero mugezwaho n'ababwiriza butumwa bagiye batandukanye. Kuri uyu mugoroba nanone uwo muhaye mwumva avuga ni Musabyimana Yosefu Mugisha. Ndi intungane, ndi umukiranutsi, mbikesha kwizera Yesu Kristo, ntabikesha imirimo yanjye, ahubwo mbikesha kwizera icyo umwami Yesu Kristo yankoreye ku musaraba. Namenye neza ndashidikanya ko Yesu Kristo ari ku musaraba, Imana yamubazeho ibyaha byanjye byose uko bingana, ndetse n'igihano cyabyo akagihabwa. Nuko rero mbyizeye mu mutima wanjye, menye ko ntagihanwe kuko Yesu igihano cyanjye yagihawe. Numva mu mutima ndaruhutse, numva mu mutima nakiriye amahoro, numva nakiriye ubugingo buhoraho kubw'icyo gikorwa cyakozwe na Yesu. Imana rero ihimbazwe. Tuyishimiye rero ko iciye inzira kuri uyu mwanya, ndetse ikaducira n'inzira kugira ngo mbashe kuboneka muri studio. Irakoze, ihabwa icyubahiro kuko niyo mugenga wa byose kandi ni nayo igena byose. Izina ryawe rihimbazwe. Twayubaha rero tukayishimira binyuze no mu isengesho. Imana ihabwa icyubahiro. Mana yacu nziza, muremyi w'ijuru n'isi kandi muremyi wa byose, ndagushimiye muri aya masaha ko wabanjirije byose kandi byose bikabeshwaho n'ijambo ryawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mwami, ndagushimira ko ari wowe wadukunze urukundo rwinshi rutarondoreka, ukemera gutanga Yesu Kristo umwana wawe ukunda w'ikinege, ukamushyiraho ibyaha byacu twebwe abari babi. Twe twavutse turi babi, twangiritse kubera igicumuro cya Adamu. Mwami, uradukunda, udukunda urukundo ruhebuje, wemera kohereza umwana wa Yesu Kristo mubaraho ibyaha byacu, ndetse igihano twari dukwiriye guhabwa Yesu Kristo akagihanwa. Kuri ubu none ababyizeye tukaba turi amahoro, dufite ubugingo buhoraho kubw'icyo gikorwa cyakozwe nawe. Ndagushimira rero kubw'igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange n'abanyarwandakazi. Ndagushimira no kubw'ubuyobozi bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda waduhaye. Ushimirwe byose udukorera, kandi ushimirwe byose n'uburinzi bwawe ugenda butugaragaraho. Icyubahiro no guhimbazwa ikomeze kuba ibyawe. Nsabiye imitima y'abumva iki kiganiro cy'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, kugira ngo iki kiganiro gitambuke mu mbaraga za Mwuka Wera, kandi aho baherereye hose Mwami ubafashe, kugira ngo ubugurure amaso y'imitima n'amatwi y'imitima afunguke, kugira ngo babashe kumva uyu munsi. Abakijijwe bakomeze kunezerwa, abatarakizwa nabo kuri uyu mugoroba bakizwe bafatikanye natwe kuguhimbaza. Izina ryawe rihabwa icyubahiro.
urakoze, izina ryawe rihimbazwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka rero tuganire aya magambo aboneka hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho 5. Turasoma gusa umurongo umwe wonyine, ni umurongo wa 20. Haravuga ngo kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Reka nsubire mwaya magambo, ni Matayo ibice 5 umurongo waho wa 20. Havuze ngo kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Reka mvuge ngo iki kiganiro nanone munagikurikirana kuri YouTube, ugiye kuri telefone yawe nini ya WhatsApp ukandikamo Ijuru Ntirikorerwa TV, ukomeza gukurikirana ibiganiro byiza by'ubutumwa bwiza n'ababwiriza butumwa bwiza bagiye batandukanye bakugezaho inkuru nziza y'umukiro. Ariko kandi ushobora no kwandikira iyi nimero ugiye kumva ikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp ya 0784425257. Iyo wayandikira ikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp, icyo nacyo ni ngombwa ko mukimenya. Imana ihabwe icyubahiro. Aya magambo rero Imana yashyize ku mutima kugira ngo nze nyabagezeho. Mu by'ukuri ni amagambo magufiya, ariko mu by'ukuri ndagira ngo wowe uri kumva, wowe uteze amatwi uyu mugoroba, mu by'ukuri wugurure, ufungure amatwi cyane y'umutima kugira ngo ubashe gutega amatwi wumve icyo Imana ikubwira binyuze mu ijambo ryayo. Ni amagambo avuze ngo kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Iyo turi kuvuga ko ijuru ridakorerwa nk'uko n'ijambo ry'Imana ribihamya, mu by'ukuri ko ntacyo wakora kugira ngo ujye mu ijuru, abantu benshi bashingira ku kuvuga ko bazagerageza gukiranuka, ndetse gukiranuka bavuga kukaba ari ugukiranuka ko mu ngeso. Umuntu akagerageza kuvuga ngo nzakiranuka, none ninkiranuka ibikorwa byanjye byo gukiranuka, ingeso zanjye nzagira, ibyo bintu Imana izabishingiraho impe kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ninkora ibi nibi, ngahindura ingeso, nkareka ibyo nakoraga, none ngakora ibyiza, nukuri Imana izabishingiraho impereze kujya mu bwami bwo mu ijuru. Nimbatizwa nkabatizwa mu mazi menshi, Imana izabishingiraho bimpeshe kujya mu bwami bwo mu ijuru. Ni ibintu byinshi byo gukiranuka abantu bashyiraho, bakavuga ko harimo inzira yabahesha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ariko bakavuga ngo uku gukiranuka, duharanire gukiranuka kugira ngo Imana izaduhe kujya mu bwami bwo mu ijuru. Hano bavuze ngo gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo ntabwo muzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ni amagambo Yesu yavuze. Ni amagambo Yesu ubwe yivugiye, ari kuvuga ko hari ugukiranuka kuruta uko abanditsi ndetse n'uko abafarisayo. Gukiranuka kuruta uko abanditsi n'uko abafarisayo ntari nakuvugaho, ukwiye kubanza kumenya gukiranuka kw'abanditsi n'uko abafarisayo kwari ukuhe.
ko uvuga ko ufite gukiranuka, ko uvuga ko ufite ibikorwa byiza. Kugira ibikorwa byiza ni byiza cyane, kugira ingeso nziza ni byiza cyane, ariko ntabwo ibyo bintu byaguhesha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Reka turebe icyo ibyanditswe byera bivuga ku gukiranuka kw'abafarisayo. Luka igice cyaho ni icya 18. Luka igice cyaho cya 18 naho turebe gukiranuka kw'abanditsi nuko abafarisayo kwarukuye. None uze gupima ku kwawe, ujya uvuga ko ugufite, wumve nibura uko ufite wakugereranya nuko abanditsi nuko abafarisayo, kandi nanone uko gukiranuka kw'abanditsi nuko abafarisayo Yesu Kristo nako yamaze kukugaya. Yavuze ko hari gukiranuka kuruta kw'abanditsi nuko abafarisayo, niko Yesu yavuze. Reka dusome mwumve ibice 18 umurongo waho wa 11. Umurongo wa 11 havuze ngo umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati, Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi, cyangwa ndetse n'uyu mukoresha bikoro. Ku murongo wa 12 niwo ushaka cyane. Mu minsi 7 hose niyiriza ubusa 2, ntanga kimwe mu 10 mu byo nungutse byose. Munyumve ku murongo wa 12 ndashaka cyane. Mu minsi 7 hose niyiriza ubusa 2, ntanga kimwe mu 10 mu byo nungutse byose. Mwumva ku murongo wa 11 ukuntu yatangiye asenga. Yavuze ngo umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati, Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi. Icyambere yasenze avuga ko atameze nk'abanyazi, ubwo yavuze ko atari umujura. Kabiri, n'abakiranirwa, ubwo yavuze ko atajya kiranirwa. Gatatu, n'abasambanyi. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari umujura, ntibari abajura, ntibari abasambanyi, ntibanakiranirwaga. Bari bafite gukiranuka kugaragara inyuma, ku buryo ubarebeye inyuma mu bikorwa no mu ngeso nziza, ukavuga ati abangaba rwose, abangaba uku gukiranuka kwabo ndabona kwabahesha kujya mu ijuru. Ku buryo urebeye inyuma wavuga ati ubu gukiranuka niko Imana ishaka. Avuze ingeso, mwumve ikindi. Agiye kugera no ku mirimo, avuye ku ngeso, ubwo ntabwo ntondoboye. Si umusambanyi, si umunyazi, si umujura, ntakiranirwa, ntatukana, ntibarwana. Bari abantu bagerageza kuba bafite ibikorwa byiza bigaragara inyuma n'ingeso nziza zigaragara inyuma. Ko Yesu yavuze ngo gukiranuka kwanyu ni kutaruta kw'abanditsi nuko abafarisayo, ntabwo muzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Noneho bumve bageze ku mirimo rero abafarisayo. Yavuze ngo mu minsi 7 niyirizamwo 2. Aho twageze mu masengesho, wowe nteze amatwi, wowe uvuga ngo ndasenga, gusenga kuzanjyana mu ijuru. Wowe uvuga ngo ingeso zanjye nziza zizanjyana mu ijuru. Abafarisayo ntiwabarusha. Reka mvuge ngo kugira ingeso nziza, nongere mbigarukeho, ntabwo ubutumwa bwiza tuvuga burwanya ingeso nziza. Oya, kugira ingeso nziza ni byiza, kwirinda ni byiza, bifite inyungu cyane muri ubu buzima, ariko ntabwo ariyo nzira ihesha abantu kujya mu bwami bwo mu ijuru. Oya,
umuntu wabivuga utyo, umuntu ubivuga gutyo, umuntu ubifite gutyo, iyo siyo nzira yaguhesha kujya mu ijuru. Iyo si inzira pe. Ubyumve wumve inzira nyakuri yaguhesha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Tugeze ku mirimo, avuze ko mu minsi 7 yiyiriza 2. Ubwo mu kwezi kose yiyirizaga iminsi 8. Wowe uvuga kuri umunyamasengesho, ndabizi ufite amasengesho, harayo wishyiriyeho, harayo usenga, hayo kwiriza, hayo ikigoroba, za nibature, hayo muri korari, amasengesho yo mu butayu, abantu bafite n'uburyo bajya gusenga ngo mu misozi ngayo mu mazi. Ibyo bintu ntabwo wabirushaga abafarisayo n'abanditsi. Ikindi ageze ku cya 10, avuze ko atanga 1/10 ku byo yungutse, kandi ahari wowe kijya kinakunanira. Ndahamya ko wenda ujya ugerageza da, ahari sereka mvuge ko unagitanga 100%, ariko n'uyu mufarisayo yavuze ko agitanga, ntanga 1/10 ku byo nungutse byose. Iyo mwumva turi kuvuga ngo kujya mu ijuru ntibinyura mu gutanga icya 10, kujya mu ijuru ntabwo binyura mu gusenga, kujya mu ijuru ntibinyura mu ngeso nziza. Yesu yavuze ngo gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, ntabwo muzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Imana ibintu byose yabigaye, yavuze ko uku gukiranuka k'umuntu yakugaye. Yusomye ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice bya 62:5, havuga gukiranuka k'umuntu kw'Imana ikubona. Ibi ni imbere y'Imana ngo kuko twese twahindutse abanduye, kandi nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizenga, ngo twese turaba nk'ikibabi, ngo kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Uko niko gukiranuka k'umuntu Imana ikubona. Ibya 10 by'umuntu nuko Imana ibibona. Ibyo ukora uvuga ngo bizakujyana mu ijuru, Imana yibireba ibibona nk'ubushwambagara. Uko niko ibona gukiranuka k'umuntu, ikavuga kuko gukiranuka k'umuntu imbere yayo kumeze nk'ubushwambagara. Uko gukiranuka kw'abafarisayo Imana yakubonaga nk'ubushwambagara bufite ndetse n'ibizenga. Kubera iki? Nuko umuntu yabaye umunyabyaha igihe Adamu yamaraga gukora icyaha. Reka mujye ngo Adamu amaze gukora icyaha, abantu twese muri kamere zacu twahise duhinduka abanyabyaha, ku buryo n'ibyo dukoze byose Imana yibireba imbere y'Imana, byose bibona nk'ibyaha. Kubera iki? Ibyo dukora tuvuga ngo byaduhesha kujya mu bwami bwo mu ijuru, Imana irabigaya ikavuga ko ibyo bintu bidashoboka, kuko muri kamere muntu hinjiyemo gukora neza no gukora nabi. Ukora neza ndabyemera, ariko unakora nabi. Uko kuntu umeze wakwanduye kirya gihe Adamu yamaraga gukora icyaha, nicyo gihe nawe muri kamere yawe hari hinjiyemo umwuka w'icyaha, umwuka w'unyacyaha wari winjiye mu nyoko muntu. Niwumva Imana igaya ibikorwa by'umuntu, niwumva Imana igaya gukiranuka kwawe, niwumva Imana iri kukugaya ikavuga ko kudashobora kuguhesha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru, ngiyi intandaro nuko wabaye umunyabyaha ukivuka. Nuko Imana izi ko ugerageza gukora ibyiza ariko ibi bikagutanga imbere. Niko ibyanditswe byera bivuga. Gukiranuka kwawe rero ukwiye kugutakariza icyizere. Amasengesho ukamenya ko atagwesha ijuru, twabisomye. Ukamenya ko ibya 10 n'amaturo bitagwesha ijuru. Ukamenya ko ingeso zawe nziza zigire, nibyo koko gira ingeso nziza. No kwizera Yesu binazana ingeso nziza, ariko si ingeso nziza ziduhesha kujya mu ijuru. Ahubwo ijuru Imana iritanga, yaritanze, iritangiye ubuntu muri Yesu Kristo. Hari ugukiranuka rero kuruta uko abanditsi n'uko abafarisayo. Imana uko gukiranuka niko yemera.
uko gukiranuka uyu mugoroba, iri joro, aya masaha y'isambiri, uko gukiranuka nawe wakubarwaho kukagwesha kwinjira ubwami bwo mu ijuru, kuruta uko abanditsi nuko abafarisayo nukuhe. Uko gukiranuka Imana ivuga ni Yesu. Reka tugusome nako ijambo ry'Imana mu Baroma igice cyaho cya 3. Abaroma ibice 3. Yemwe bantu mufite za Bibiliya rwose mu by'ukuri, reka dusome aya magambo. Abaroma ibice 3. Ubwo gukiranuka k'umuntu Imana yakugaye ikabivuze, Yesu akavuga nikutaruta uko abanditsi, ari ugukiranuka noneho kuruta uko abanditsi, kuruta nuko abafarisayo. Ibice 3 umurongo wa 21. Abaroma havuze ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, kuko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Kuri uyu murongo wa 21 havuze ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Nimwumva ko hariho gukiranuka kw'abafarisayo Imana yagaye, ariko gukiranuka kwawe, uko gukiranuka kwawe rega ni nako gukiranuka kw'abafarisayo. Uwo gukiranuka kwa muntu gukiranuka kw'inyoko muntu kwacu, ko gukiranuka kwa muntu kose Imana yakugaye, yakuye yarakugaye, ivuga ko kutamuhesha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Abakubwira kuzagerageza gukiranuka bikakujyana mu ijuru barakubeye. Abakubwira ngo ahari ejo bizakunda ukiranuka 100% barakubeye. Abakubwira ngo uzakiranuka gatono ku kanini bigweshe kujya mu ijuru, izo nyigisho zirapfuye. Ukwiye kumenya ko hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Imana ibaraho umuntu wese wizeye Yesu Kristo. Bavuze ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, kwari guhishwe ariko kurahishurwa. Uko gukiranuka kuva ku Mana, uko gukiranuka nukuwe, uko gukiranuka ni Yesu. Uko gukiranuka ngo niko amategeko yahamyaga. Amategeko yahamyaga uko gukiranuka kw'Imana. Abahanuzi bahanuraga iby'uko gukiranuka, ubwo bahanuraga kuza kwa Yesu. Ubwo amategeko nayo yavugaga ibyo kuza kwa Yesu, kuko na Mose yarabivuze ko inyuma ye hari undi avuga ko akwiriye kumvirwa, kandi kudakwiriye kumwumvirwa wakwiriye kurimbuka, wakwiriye gucibwa. Uwo yavugaga Mose yavugaga Yesu Kristo. Uwo gukiranuka rero umuntu akubarwaho gute? Nuko Imana yaradukunze. Ubwo gukiranuka kwacu ko kugaywa, Imana yaradukunze yohereza Yesu Kristo aza mu isi adafite kamere y'ubunyacyaha, ariko yubahiriza ibyo amategeko yananiye gukora. Ibyo amategeko yananiye gukora inyoko muntu aho biva bikagera, ijambo ry'Imana rikabihamya. Kuko gukiranuka ari Yesu wakuzanye, nuko yaje mu isi adafite kamere y'ubunyacyaha, ashobora kubahiriza ibyo amategeko yagusabaga byose. Ubwo Yesu ashoboye gukiranuka ni wowe yakiranukiraga hano ari mu isi. Uwo gukiranuka rero Imana ikukubaraho ngo nugukiranuka uwizeye Yesu wese ahabwa, nukwizera ibyo Yesu Kristo yakoze ko ari wowe yabikoreraga. Uko gukiranuka Yesu yaragukoreye ari hano mu isi, ashobora gukora anonosora ibyo amategeko yasabaga umuntu byose. Yesu Kristo abikora neza. Hariya twasomye muri Matayo uhereye hejuru aravuga ngo agaragaza ko Kristo Yesu ariwe washoboye
kunonosora iby'amategeko yasabaga inyoko muntu byose. Yesu yanonosoye iby'amategeko yagusabaga kubera ko umuntu ni uwa kamere, kandi umuntu wa kamere ngo ntashobora kumvira amategeko y'Imana ndetse nta nubwo azayumvira. Ariko Yesu Kristo yaje mu isi yumvira ibyo wasabwaga byose yakunaniye kubera ko wavukanye kamere y'icyaha. Ntabwo byari kugushobora kuzuza gukiranuka Imana yagusabaga wowe uteze amatwi Radio Country FM wari kumva ubutumwa bwiza. Yesu Kristo rero yabikoze neza, ari wowe wabikorera kugira ngo kugukiranuka kwari guhishwe kurahishurwa kugira ngo kubarwe ku muntu wese wizeye Yesu Kristo. Iyo tuvuze ko ijuru ridakorerwa rero tuba tuvuze ko hari uwakoze, tuba tuvuze ko Yesu ibyo yakoze ari wowe yabikoreraga. Gukiranuka kwa Yesu kose kuraza kubarwa kuri wowe, noneho nawe ibyaha byawe byose bibarwa kuri Kristo Yesu. Gukiranuka kwa muntu rero Imana yarakugaye, ariko ivuga ko hariho gukiranuka kwayo guturuka mu ijuru. Uko gukiranuka guturuka mu ijuru ni Yesu Kristo umwana w'Imana, ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Abahanuzi bamuhanura baramuhanuye. Daniyeli yaramuvuze mu bice byaho 9 umurongo waho wa 24. Haravuga ngo ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwe impongano, haze gukiranuka kwiteka. Hariho gukiranuka kwiteka. Uko gukiranuka kwiteka ni Yesu Kristo. Niwe ba Daniyeli bahanuraga, niwe abahanuzi bavugaga ko ibyaha bizatangirwa impongano. Yesu Kristo niwe wabaye impongano y'ibyaha byawe wowe unyumva. Wikomeza kwibaraho ibyaha. Yesu Kristo ibyaha byawe byose Imana yabimubazeho. Imaze kubimubaraho nawe ubarwaho gukiranuka kwa Yesu. Yesu ari hano mu isi ntabwo yikiranukiraga kugira ngo bimuheshe kujya mu ijuru, kuko yari nyiraryo, ni nawe wariremye, yabeshejeho byose kandi byose bibeshwaho nawe. Ahubwo yakiranukiraga wowe kugira ngo gukiranuka kwa Yesu kukubarweho kuguheshe kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Kandi ngo nugukiranuka kwiteka. Haje gukiranuka kwiteka, ibyaha biracibwa. Haza gukiranuka kwiteka, ibyaha bitangirwa impongano. Amaraso ya Kristo Yesu niyo yabaye impongano y'ibyaha byawe. Burya amaraso ya Kristo Yesu amenetse ku musaraba, impongano yari itanzwe. Imana ntikikubaraho ibyaha yabibaze kuri Yesu, ahubwo ibyo bintu byizeye nawe ububazweho kwa gukiranuka kwa Yesu. Ubu mukiranutsi, kandi uko gukiranuka ni ukwiteka, ni ugukiranuka kutandura, ni ugukiranuka kutarangira, kubera ko ni ugukiranuka kwa Yesu. Impamvu ujye ubona gukiranuka byakunaniye ni uko ari ugukiranuka kw'abantu, ni kwa gukiranuka kw'abafarisayo, niko kudashoboka. Niyo mpamvu wari ubona ugerageza bikanga, ugahora usaba Imana imbabazi bikanga, ukibwira ko ari wenda uzabishobora. Ntabwo uko gukiranuka gushoboka. Emera ibyo Yesu yakoze, ko yagukoreye akanonosora byose amategeko yagusabaga, ari wowe wabikorera. Ubarwaho gukiranuka kwa Yesu rero, nkuko nawe yabazweho ibyaha byawe bimujyana mu gihano. Ibyaha byawe Kristo Yesu niwe wabaye impongano yabyo. Ijambo ry'Imana rirabivuga, Kristo Yesu ko yabaye impongano y'ibyaha byacu. Mu rwandiko rwa Yohana haravuga ngo Yesu Kristo yabaye impongano y'ibyaha byacu. Ariko ntabwo ari ibyaha byacu gusa, ahubwo n'iby'abari mu isi yose. Ba Yeremiya barabihanuye bavuga ko gukiranuka Uwiteka, gukiranuka kwacu ari Kristo Yesu. Iryo jambo narisoma hanyuma wenda nkaza nkasoza kugira ngo dusangire ijambo nanone n'abatwumva. Yeremiya ibice byaho 23 ku murongo waho wa 6 haravuga ngo mu gihe cye Yuda azakizwa kandi Isirayeli azibera amahoro. Iri ni ryo zina rya shami
rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Uyu shami wavugwaga ni Yesu, niwe gukiranuka kwawe, niwe wakubeshejeho wari uwo kurimbuka. Hari umuririmbyi waririmbye gutyo, aravuga ngo yakubeshejeho wari uwo kurimbuka. Yakubeshejeho wari uwo kurimbuka, wakira ubwo bugirwa guha. Yesu niwe wakubeshejeho wari uwo kurimbuka, ni nawe gukiranuka kwawe, kandi ni nawe gukiranuka kwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu Kristo niwe wabaye gukiranuka kwawe, ni nawe gukiranuka kwacu. Wowe ubyumva, umuntu wizeye ibyo Yesu yakoze ahita ahinduka umukiranutsi imbere y'Imana, abazweho uko gukiranuka kwa Yesu. Uko gukiranuka rero ni uko iteka ryose, kandi uko gukiranuka Imana ikubaraho umuntu wese wizeye igikorwa Kristo Yesu yakoze. Imana ihabwa icyubahiro. Menya ko Kristo Yesu yabaye impongano y'ibyaha byawe. Menya ko Imana itakikubaraho ibyaha. Menya ko Yesu ibyaha byawe yabihaniwe. Menya ko mu maraso ya Kristo Yesu wababariwe ibyaha. Ibyo bintu byizere mu mutima, iri joro wibonera ubugingo buhoraho. Iri joro wironkera ijuru. Iri joro ukurwe mu gitabo cyo kurimbuka, wandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Iri joro uruhuke mu mutima, umenye igikorwa cyakozwe na Yesu. Takariza kwizera, takariza ibyo wizereramo byitwa gukiranuka kwawe bipfuye. Umenye icyo Yesu yakoze, ko ari cyo cyonyine wakwizera kikaguhesha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Yesu Kristo rero niwe wabaye impongano y'ibyaha byacu. Niko hano muri Yohani, urwandiko rwa mbere rwa Yohani, ibice byaho 2 haravuga ngo, umurongo wa 2 haravuga ngo uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo n'iby'abari mu isi bose. Ntiwumva ko Kristo Yesu yabaye impongano y'ibyaha byawe, ariko ntabwo ari ibyaha byacu byanjye ngenyine gusa, ahubwo n'ibyaha by'abari mu isi. Nanjye narizeye ko Kristo Yesu yabaye impongano y'ibyaha byanjye, y'ibyaha byawe. Byizere gutyo wibere umukiranutsi imbere y'Imana, ubikesha kwizera icyo Yesu Kristo yakoze. Yesu Kristo uko gukiranuka kwarahishuwe, Imana ikubaraho umuntu wese wizeye Yesu ababaye umukiranutsi. Wowe uvuga ko wizera Yesu ariko utari umukiranutsi, uko nukwizera gupfuye. Uko ni imyizerere ituruka mu gushakira gukiranuka mu bikorwa byawe. Ariko Yesu niwe wakoze ibikorwa byiza bitavanzemo n'ikibi na kimwe, bibarwa kuri wowe biguhindura umukiranutsi. Nuko Imana imubaraho ibyaha byawe, bimujyana mu gihano, arapfa, arahambwa, ariko azuka nk'ikimenyetso kigaragaza ko igihano wagombaga guhanwa Kristo Yesu agihanwe, kandi akaba gisoje imbere y'Imana. Ibyo wabyizera, ukaba wibereye umwere, ukaba wibereye umukiranutsi, ubikesha kwizera ibyo Yesu yakoze, utabikesha imirimo yawe itegetswe n'amategeko, ahubwo ubikesha kwizera igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu. Warababariwe, warejejwe, wakuweho urubanza rw'ibyaha, ikomeza kwicira witeka. Yesu urupfu yapfuye rwari rw'ibyaha byawe, kwari ukugira ngo akuronkere gukiranuka. Imana ihabwe icyubahiro. Reka rero dusangire ijambo n'abatwumva. Muduhamagare kuri iyi nimero ya 0782442125 0783 karibu. Alo Country FM. Country FM alo. Yego alo, muri bande muherereye he? No witwa Irage na Regis okwisha. Yego Regis, wateza abatwi ikiganiro? Yego. Aha, wakuye mwiki? Ikiganiro nakuye kwizera. Kwizera iki? Kwizera Yesu Kristo. Aha, ko yagukoreye iki? Ko yadupfiriye. Aha.
none kuri ubu ngubu se kuri uko kwizera ko Yesu Kristo yagupfiriye noneho kuri ubu urumva uri umukiranutsi? yego ariko se nkabari aho hantu aha nka kiriya gihugu gihiciwemo buriya nabariya nabo bazajya mu ijuru ra? aha twabaye tubaretse se tukabanza tukavuga kuri wowe Reji? nta kibazo. aha Yesu Kristo yapfiriye ibyaha byawe. yego narindi kukubaza ngo kuri ubu noneho urumva uri umukiranutsi? cyane rwose. aha ngaho mbwira uko gukiranuka ugukesha iki? icyambere remeraho nizera ko ndi umukiranutsi nuko Yesu ibyaha byacu byose yabipfiriye. nuko ibyaha byacu byose Yesu Kristo yabipfiriye? nuko ibyaha byanjye byose yabipfiriye. byose yarabipfiriye? yego. ubu se urumva ufite ijuru? cyane. urumva ufite ijuru? cyane rwose. none se uko gukiranuka ufite wumva ari uko kuva ryari kugeza ryari? kugeza igihe umuntu azavira ngo uyu mubiri yambaye akazuka akajya mu ijuru. akajya mu ijuru? yego. uko gukiranuka se uko gukiranuka wumva ufite ntabwo kuva mu byo ukora? yego kuva mu byo nkora ariko buri icyambere ni ukwizera. ahubwo uko gukiranuka kuva mu byo ukora ko numva ubwo se ibyo umuntu akora ntabwo twumvisha ijambo ry'Imana ryavuze ko uko gukiranuka Imana yakugaye? wapi ntabwo yigeze ibigaye. nyamara ubwo urumva uko gukiranuka uri kuvuga ni ugukiranuka. uko gukiranuka twe Imana ibaraho umuntu wese ni ugukiranuka kwa Yesu. yego. ukamenya ko ibyaha byawe byose uko bingana Imana yabibaze kuri Kristo Yesu. yego. ukamenya ko ibikorwa byawe ujya ukora ntabwo byaguhindura umukiranutsi imbere y'Imana. yego. kubera ko ibikorwa byawe byiza ukora wibuke ko bivanzemo n'ibibi ujya ukora. cyane rwose. noneho rero ukwiye kwemera ibyo Yesu yakoze kuko ari we yabikoreye, kandi ibyo Yesu yakoze ibyiza ari we wabikorera bitavanzemo n'ibibi. yego. sibyo? yego murakoze. sawa urakoze cyane Regis, ukomeze gutega amatwi kandi uzakomeze gutega amatwi Radio Country FM. cyane bamateza amatwi gatanu ku kanya. Regis warababariwe, wakuweho urubanza rw'ibyaha n'amaraso ya Kristo Yesu. yego. urakoze cyane. Regis aragira ati nanjye numva rwose kubera ko Yesu yazize ibyaha byanjye nanjye ndumva ndi umukiranutsi. Allo Country FM? yego muraho neza? muraho. yego muri bande muherereye he? Mariya Claudine aherereye mu karere ka Rusizi umurenge wa Gihundwe. yego Claudine, wateze amatwi ikiganiro wumva ko hariho gukiranuka kw'Imana Imana yabaze ku bantu se kuduhesha kujya mu bwami bwo mu ijuru? Ubu mufungura radiyo ariko numvise ko Imana itazize ibyaha byacu byonyine ahubwo yazize iby'abari mu isi bose. aha noneho se kuri ubu ngubu wenda nibwo ugifungura radiyo ariko wenda ujya ukurikirana ikiganiro nibwo bwa mbere ugikurikiranye? ubu ni ubwa kabiri. aha hanyuma rero ngaho mbwira, kubera ko Yesu yazize ibyaha byawe, ngaho mbwira icyo wumva wakuyemwo ku bijyanye no kujya mu ijuru. ibijyanye no kujya mu ijuru ni uko wenda umuntu akihana. kubihana mu buhe buryo? kuriya tujya gusenga tukagira ibyaha byacu imbere y'abantu. aha reka rero tugufashe Claudine. ntabwo biriya bintu byo kwihana no kwatura ibyaha byawe ubibwira abantu biriya ntabwo byagukuraho ibyaha. kandi biriya bintu ntabwo ari inzira ihesha umuntu kujya mu ijuru. ahubwo Claudine ukwiye kumenya ko wavutse uri umunyabyaha kubera igicumuro cya Adamu.
noneho muri kamere yawe rero ukaba waravutse nyine uvukanye kamere y'icyaha. Muri kamere yawe rero urabizi ko ujya ukora ibyiza ariko ugakora n'ibibi, siko bimeze se? niko bimeze. Hanyuma impamvu igina gutera guhora usaba Imana imbabazi ni ukubona ugerageza gukora ibyiza ariko ukabona hari n'ibibi wakoze. Hanyuma rero uko kumera gutyo ibyo byiza byawe kubera ko atari byiza 100% Imana yarabigaye. Kubera ko Imana yabonye ko Claudine ari umunyantege nke atashobora gukorera kujya mu ijuru ngo bimushobokere. Urabizi ko nubwo usaba Imana imbabazi uyisaba imbabazi z'ibyo wakoze ariko no mukanya ukongera ukibonaho ibindi. Ibyo bintu rero byatumye Imana idukunda, sibyo? Yohereza Yesu wowe utari wanavuka, irangije imubaraho ibyaha byawe. Ntujya uririmba ngo Yesu yazize ibyaha byawe se? Aha, hari indirimbo rero ivuga ngo Yesu yazize ibyaha byacu, ntangazwa cyane n'imbabazi ze yazize ibyaha byacu. Ndayizi cyane. Urayizi iyo ndirimbo? Imana ifata Yesu imubaraho ibyaha byawe byose Claudine. Imaze kubimubaraho kubera ko wagombaga kuzarimbuka uzize ibyo byaha byawe. Noneho Yesu Kristo Imana ibimubazeho ajya no mu gihano cyabyo. Arahanwa, arapfa, ari byazira. Amena amaraso, noneho muri ayo maraso Claudine wowe ibyaha byawe urabibabarirwa. Izo mbabazi uhora ujya gusaba Imana wazihawe kirya gihe Yesu yamenaga amaraso. Izo mbabazi uhora usaba Imana yaziguhaye kirya gihe Yesu Imana yamubaragaho ibyaha byawe. Yesu yabaye impongano y'ibyaha byawe cyagihe. Naho ntabwo ibyaha byawe wabikurwaho no kubibwira mugenzi wawe. Biriya bintu nugutuka Imana, biriya bintu nukutamenya Imana, biriya bintu ntuzongere kubikora. Menya ko wababariwe, menya ko Yesu yagukuye w'ibyaha, ubyizeye gutyo ububaye umukiranutsi imbere y'iki? Imbere y'Imana. Imbere y'Imana. Ntuzi indirimbo ivuga ngo Uwiteka umucamanza yambonye w'amaraso? Ndayizi. Ngo ntabwo ancira urubanza rubi ahubwo anyita umukiranutsi. Ntabwo imbere y'Imana uhinduka umukiranutsi kuko wasabye Imana imbabazi, ahubwo imbere y'Imana ubu umukiranutsi kubera ko wizeye ko wababariwe iki? Ibyaha. Binyuze mu maraso yande? Ya Yesu. Ibyo bintu rero iyo ubyizeye Imana ikubara nk'umukiranutsi byiteka ryose. Uko gukiranuka ububazweho ntabwo ari uguturuka mu byo ukora wowe, nk'ingeso zawe, nk'amasengesho yawe, ahubwo bituruka ni ugukiranuka kwa Yesu Imana ibikubazeho. Ukwiye kubyizera mu mutima wawe udashidikanya ko Yesu yazize ibyaha byawe, ko Yesu yabihaniwe, ko uwo murimo Yesu yawukoze kandi ukaba wararangiye. Murakoze kunsobanurira n'ubwa mbere ndafatishije. Urakoze cyane, uzakomeza gukurikirana. Uruhuka b'amahoro, warababariwe, warejejwe, wikomeza kwiyeza, ahubwo shimira Imana ko yakwejeje. Iri joro wirongera ubugingo buhoraho, iri joro ubane n'Imana, iri joro uronke ijuru ubikesha kwizera igikorwa cyakozwe na Yesu. Murakoze. Urakoze cyane Claudine. Nukuri ntabwo gukiranuka ku muntu gushobora kumuhesha kujya mu ijuru. Hari undi waje Kantre Femalo aragiye. Claudine ngushimiye Imana cyane, ntacyo umuntu yakora ngo kimuhindure umukiranutsi imbere y'Imana. Icyakozwe na Yesu Kristo nicyo cyaduhinduye abakiranutsi imbere y'Imana. Allo Kantre FM. Allo Kantre FM. Yego ndakumva cyane, muraho neza? Muraho. Yego muri bande muherereye he? Gisango Murenge wa Bushenge. Ni Isa? Samu Murenge wa Bushenge. Isa? Samu Murenge wa Bushenge. Samu Murenge wa Bushenge no. Yego. Samu wateze amatwi ikiganiro se
wagiteze amatwi twebwe iyi country form yari kuhafatira yari yanze kuhafatira aha ni ikiganiro ariko kiri kubwira abantu ko ijuru Imana yaritangiye ubuntu muri Yesu. Ijuru Imana yararitanze, yafashe Yesu imubaraho ibyaha byawe, wewe wavutse uri umunyabyaha kubera igicumuro cya Adamu, ibyiza byawe n'ibibi byawe byose bibonekera muri kamere yawe. Sibyo? Ndikukumva. Kubera ko wavutse uri umunyabyaha kubera igicumuro cya Adamu. None ukavukana kamere y'icyaha. Okay. Sibyo? Ndikubyumva. Noneho rero ntujye ukora ibyiza se ugakora n'ibibi. Byose. Aha, ibyo byiza se ujye ukora ntujye uvuga ko bizakujyana mu ijuru. Oya, ntabwo ari byo rero. Ibyo ibyiza ntabwo byakujyana mu ijuru, ahubwo ukwiye kumenya ko ibyiza byawe n'ibibi byawe byose ari bibi imbere y'Imana. Ahubwo Imana yaragukunze yohereza Yesu umwana wayo aza mu isi adafite kamere y'ibyaha, Imana imubaraho ibyaha byawe byose, ajya no ku musaraba, ibyaha byawe arabizira, Yesu arahanwa, amena amaraso ku musaraba, ibyaha byawe urabibabarirwa. Sibyo? Sibyo. Mukwiye kwizera ko wababariwe ibyaha byawe. Umva rwose nayo bariwe. Ubyizere mu mutima wawe. Umva kubera Imana ndabyizeye, haleluya. Amen. Ndabyizeye. Ubyizere ko wababariwe ibyaha byawe. Umva rwose nababariwe ndabizi. Umva rwose ndabizi. Ubyizere mu mutima. Umva ndabizi rwose. Kugira ngo utazarimbuka, utizera ibyo azarimbuka. Ubyizeye ntabwo azarimbuka. Okay. Sawa, urakomeza gukurikirana. Sawa Samu muri Nyabushenge. Urakoze Samu. Samu ngo aje nyuma, ariko mu byukuri nawe tugerageje kumusobanurira, azakomeza anatege amatwi. Country FM hano Country FM. Halo. Yego, turabumva. Muri bande muherereye he? Ndisombo Saverena, ikiganiro mwagiteze amatwi? Nagiteze amatwi. Aha, wakuye mwiki kubigendanye no kujya mu ijuru? Ngewe nsanzwe ndi umukiranutsi, Imana ishimwe. Amen. Imana yaranzuye, nari narapfuye. Yego. Iranzura, nari mfuye ndavuka. Amen. Umutima uncira urubanza ntawe nkigira, ahubwo ndi amashimwe y'Imana gusa. Amen. Maraso ya Yesu yamenetse ku bwanjye. Amen. Abagifite uwo mutima, abantu bagifite uwo mutima bafite umushinja kuko batamenye Yesu. Ndagira ngo mbabwire yuko ijambo ry'Imana mu Baroma ibice 2 umurongo wa 14. Yego. Haravuga ngo abapagani badafite amategeko. Iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bahindukira amategeko nubwo batayafite. Yego. Ngo bakagaragaza ko imirimo itegetswe n'amategeko yanditswe mu mitima yabo. Yego. Ngo bigafatanya n'imitima yabo kubarega no kubaregura. Yego. Ngo ibyo ni byo Imana izatangaho umugabo mu gihe cyo kubaciraho iteka. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo abo bavuga ngo bafite imirimo bakora myiza ntayo, ahubwo bituma umutima ukomeza ubacira urubanza, akaba ni naho Imana izatanga umugabo kubw'uwo mutima ubarega unabaregura. Yego. Ariko wamenye uburyo Kristo yapfuye mu cyimbo cye. Yego. Uwo mutima ukurwa muri we, ahubwo akagumana ishimwe ryo gushima Imana ati warakoze kuko nkuyeho urubanza. Amen. Nanjye ubu ngenda nshima Imana, kandi Imana igibaho umugisha yabahaye gukora icyo kiganiro. Amen. Yewe ndi inkungu. Uri inkungu mwene data Saverine, ngushimiye Imana cyane. Yego, ni Nyirasumbuso Verena, inkungu twaranezerewe. Amen. Mukomeze munezerwe, mwantungane, mwe mwatunganijwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Yego. Amen. Turabakunda cyane mwene data. Mugira amahoro. Yego, kandi namwe muvandimwe. Yego. Saverina mwene data, tugushimiye Imana cyane. Imana ishimwe ko yagukijije, utanze n'ubuhamya, ukomeze ubwire ab'inkungu
iyo nkuru nziza ibintu byakubayeho. Alo Country FM. Mwiriwe neza kuganira cyane. Mwiriwe neza. Turabashimira kugutumwa mugenda mwereza abantu. Aha. Hanyuma na Patrice Mateus. Yego Patrice, kubigendanye n'iki kiganiro cy'ubutumwa bwiza se wumvishe wakuye mwiki kubigendanye no kujya mu ijuru? Ngiye cyo nakuye muri kumwe cyane. Nuko namenye ko urupfu nari gupfa hari uwarupfiriye mu cyimbo cyanjye ari Yesu Kristo. Amena. Ntabwo ngitinya urupfu kuko Yesu yarugeze rero. Amena. Turabashimira cyane n'abatarabimenya Imana igira shoboza nabo babashe kumenya ubutumwa bwiza nk'ubwo. Imana ishimwe cyane rwose, nawe kandi ujye ukomeza utangaza iyo nkuru nziza mu baturanyi no ku nshuti, ubabwira umurimo Yesu Kristo yakoze ku musaraba ko ari we wadukuyeho urubanza rw'ibyaha. Murakoze cyane muvandimwe. Uwizera ibyo ntabwo azarimbuka, utabyizera azacirwaho iteka. Ruhuka umenye neza umurimo Yesu Kristo yakoze, wabazweho gukiranuka kw'Imana. Country FM. Alo Country FM. Ifashimwe. Yes, ahimbazwe. Mavugana Devota mu murenge wa Bushenge. Devota mu murenge wa Bushenge. Yego. Wateze amatwi ikiganiro? Nagiteze amatwi. Aha, wakuye mwiki kubigendanye no kujya mu ijuru? Nakwemanye kujya nizera yuko Yesu Kristo abaho yatwitangiye. Uko kukwitangira se kwa Yesu yakwitangiye, none kuri ubu ushingiye kuri ibyo Yesu yakoze, urumva uri umukiranutsi? Numva ndi umukiranutsi, nyine kera nkiri mutoya ntabwo nabashaga kwizera yuko Imana ibaho. Ariko nabonye ukuntu Imana ibaho, mbaye uburwayi najyaga ndyama ndi muzima nkabyuka gutya naheba imbaho inshuro 14. Ubwo nta bantu batari barangeje bahora bansengesha byaranze. Iza kuma ibimenyetso nyine bimyereka yuko uzakira. None se wenda kuko n'iminota wenda iragiye, nubwo buhamya bwawe wenda uzakomezona nabo tubwire nabyo, kandi Imana ibishimirwe ko yagiye gukiza no mu buryo bw'umubiri. Ubu noneho kubigendanye no kujya mu ijuru aka kanya, kubigendanye no kujya mu ijuru, urumva Yesu aje noneho wajya mu ijuru? Nagenda rwose. Urumva wajyanwa n'iki? Urumva wajyanwa n'iki? Ubwikorwa nyine umuntu akora biyesheje Imana icyubahiro. Aha, ntabwo ari byo. Kandi umuntu akaba yizera yuko Uwiteka yohereje umwana wayo ugomba kuducungura. Yego, rero ikintu ugomba kwizera, ntabwo ugomba kwizera ko ibikorwa byawe ari byo byakujyana mu ijuru. Ahubwo ukwiye kwizera ko Yesu Kristo yazize ibyaha byawe, sibyo? Ndetse akabihanirwa, akaba incungu y'ibyaha byawe, mu maraso ya Yesu ukaba warababariwe ibyaha. Ukwiye kumenya ko Yesu ari we wakoze ibikorwa byiza byakubazweho bikaguhesha kujya mu ijuru. Ukamenya ko wababariwe, ukamenya ko wejejwe, ukamenya ko kwizera ibyo ari byo biguhesha kuba umukiranutsi imbere y'iki? Imbere y'Imana. Naho ibyo bikorwa byiza wumvishije ko n'abafarisayo bari babifite, ariko Imana yarabigaye. Ivuga ko gukiranuka kwacu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, bidashoboka ko tutakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Rero ukwiye kumenya ko gukiranuka Imana ibaraho umuntu wese ni Yesu, ni ugukiranuka kw'Imana, kandi gukiranuka kw'Imana ni Yesu. Kandi uko gukiranuka ukubarwaho ryari? Ukubarwaho yo wizeye ko wababariwe ibyaha byawe igihe amaraso ya Kristo Yesu yamenekaga ku musaraba. Warababariwe, warejejwe, wakuweho urubanza rw'ibyaha. Byizere mu mutima, ntabwo imirimo ari ihesha umuntu kujya mu ijuru, amasengesho niyaguhesha kujya mu ijuru, ahubwo ibyo Yesu yakoze, urupfu yapfuye azira ibyaha byawe, ubyizere ko icyo gihano yagihawe kugira ngo wowe utazahanwa. Sibyo?
nibyo. Uzakomeza rero gukurikirana ikiganiro cya Radio Country FM kuwa 4 saa 2. Murakoze Uwiteka barindi. Urakoze kandi nawe Devota, tugushimiye Imana. Bantu rwose mugikomeza gutekereza ko imirimo yanyu yabahesha kujya mu ijuru. Abafarisayo Imana yagaragaje gukiranuka kwabo yakugaye. Yarakugaye uhereye kera. Ibikorwa bya muntu Imana arabigaye uhereye kera. Ibikorwa byashimwe n'Imana nibyo Yesu yakoze. Kuko ibyo Yesu yakoze nuko bitigeze bibamwo n'ikibi na kimwe. Kandi impamvu Yesu utarigeze kumenya icyaha, nyamara Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwawe. Bivuze ngo Yesu kwa gukiranuka kwe kose yagukorereye ari hano mu isi, ya myaka yamaze hano mu isi yose yarakiranutse, ibyo yakoze kugira ngo bikubarweho biguheshe kujya mu ijuru. Yarapfuye azira ibyaha byawe. Takariza icyizere ibikorwa bya ayo masengesho, ubwo butayu wirirwa wiruka ngo bizakujyana mu ijuru, nta nzira irimo aho, ahubwo nuguhunga Imana. Iyo ni inzira iganisha kurimbuka. Inzira iganisha mu bugingo buhoraho n'ukwizera Yesu n'umurimo yakoze. Yesu Kristo rero yarakoze, ari we akorera, byizere gutyo Imana ikwihere ubugingo buhoraho. Reka twakire uwa nyuma. Alo Country FM. Mwiriwe neza. Murabashimira ubugesha mu karere ka Rubavu. Yego. Bashimiye ku magambo meza y'Imana mwatugejejeho. Aha, ubu se noneho ayo magambo y'Imana meza wumvishije kuri ubu urumva noneho kubigendanye no kujya mu ijuru meze gute? Aricyo mu mbindi yonjewe tezaga kari ko kuri kandi atari ko kuri. Uko ko kumva ko umuntu agize neza aribyo byatuma aja mu ijuru, akaba yumva yesheje umuyaga wo kubona inzira yo kuja mu ijuru. Ndakwizera ko Yesu yadupfiriye ibyaha byacu, ngo twumve ko tubaye abakiranuka. Yego. Umuntu agakora ibyiza, nini uzi ko kuri ubu ngubu hari abantu nyine basigaye baraba ngo barasenya Imana kugira ngo babone. Yego. Bagakora imirimo itandukanye, nakwitangagaza mu torero hagati y'imbaga y'abantu benshi kugira ngo bagaragaze gukiranuka kwabo. Ibyo akaba ari byo umuntu yarebe ari kwizera kari ko gukiranuka no kwerekeza mu nzira igana mu ijuru. Yego. Ariko kuri izi saha muraduhuguye, kuri nje muhambuye numvishije ukuri nyakuri. None kuri ubu se urumva none ubaye umukiranutsi? Buno rwose ndikumva uko biri nda kibazo bitandukanye nuko nari nzambwe mbizi, biko njobora kugirira neza umuntu canga gakora ibyiza gusa ngumva ko ariko kuja mu ijuru, ndizeye ko Yesu yadupfiriye ibyaha byacu. Urumva none aha none uwibereye umukiranutsi imbere y'Imana? Ukuri kw'Imana rwose. Amen. Urumva none aha witahiye wajya mu ijuru? Ukuri kw'Imana najayo. Amen. Kandi murakoze cyane. Urakoze cyane, nanjye ngushimiye Imana, uzakomeza gukurikirana ikiganiro. Urakoze cyane. Sawa. Imana ishimwe cyane. Turasoje ariko ushobora kuba washyizeho nyuma iki kiganiro ukomeza no kugikurikirana kuri YouTube, wanditse muri telefone yawe ya WhatsApp ijambo rivuga ngo Ijuru Ntirikorerwa TV. Ukomeza gukurikirana ababwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bakugezaho inkuru nziza y'umukiro y'umurimo Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Kandi kora subscribe mu by'ukuri. Kandi ikindi, hari nimero yagushyira ku rubuga rwa WhatsApp ya 0784425257. Aha naho ukomeza gukurikirana ubutumwa bwiza bw'ababwiriza butumwa bagiye batandukanye, nanone n'ubuhamya bw'abamaze gukizwa bizeye ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, baruhutse mu mutima ubifitiye ijuru. Hano rero tugira n'igitabo cyitwa Ijuru Ntirikorerwa, nacyo gisobanura neza umurimo Kristo Yesu yakoze. Ugishaka wakibariza hano aho Radio Country FM ikorera mu mujyi wa Kamembe, imbere y'isoko ndetse hafi ya Beneri. Kandi
wanaduhamagara kuri izi nimero ugiye kumva n'izanjye ni 07-9-18-25-900 07-9-18-25-900 tugakomeza tukanaganira kubyo utasobanukiwe ndetse nkaba nanakuyobora aho wasanga n'icyo gitabo. Murakoze cyane, ndabakunda, mukomeze kugubwa neza abakijijwe ndetse mukomeze mu by'ukuri kwiringira ijambo ry'Imana rikomeze kubabeshaho muri byose. Imana ihabwe icyubahiro. Bye bye.